Ese wari uzi ko hari abantu bakuru bafite uburebure bungana n'ubw'umwana w'imyaka 2 cyangwa se 3? Bamwe muri bo babaye ibyamamare ku isi yose binjira mu gitabo cya Guinness World Record. Bakinnye filimi, bakora ubuvugizi ndetse bubaka imiryango yabo nubwo bagiye bahura n'imbogamizi zikomeye. Muri iyi video tugiye kurebera hamwe abantu basaga 10 bagufi cyane kurusha abandi bazwi mu mateka y'isi. Turavuga aho bavukiye, aho bakuriye, abo imiryango yabo cyangwa se abo mu miryango yabo niba barashatse cyangwa se batarashatse. Gusa nakubitsa ko niba utarakanda subscribe kugira ngo ujye umenya ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye bivuga ku byamamare bigiye bitandukanye ku isi. Reka tumanuka tujye ku mwanya wa 10. Ku mwanya wa 10 turasanga Bridget Jordan. Bridget Jordan yavukiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mwaka w'1989. Akivuka abaganga babonye ko umubiri we udakura nk'uw'abana basanzwe. Nyuma bamusanganye indwara idasanzwe yitwa primordial dwarfism. Ikaba ari indwara ituma umuntu adakura uko imyaka igenda ishira. Uburebure bwe bwageze kuri santimetero 39 gusa, bituma aba umwe mu bagore bagufi cyane babayeho mu mateka y'isi. Bridget yakuriye mu muryango wamukundaga cyane. Yari afite murumuna we witwaga Brad Jordan, nawe wari ufite iyo ndwara kandi ari mugufi cyane. Ababyeyi babo bahoraga babatera inkunga kugira ngo bumve ko bafite agaciro nk'abandi. Nubwo yari mugufi cyane, Bridget ntiyigeze yemera ko ubuzima bumutsinda. Yarangije amashuri, yiga ibijyanye no gufasha abana bafite ubumuga ndetse aba icyitegererezo ku bantu benshi. Naho mu mwaka w'2011 yanditswe muri Guinness World Record nk'umugore mugufi cyane wari ukiriho icyo gihe. Ku bijyanye n'urukundo, nta makuru yemejwe agaragaza ko yashatse cyangwa se yabyaranye n'umuntu. Yahisemo kubaho ubuzima bwe bwite atagaragaza byinshi ku mibanire ye. Uyu munsi akomeje kuba umuntu uharanira uburenganzira bw'abafite ubumuga ndetse ashishikariza abantu kutirebera mu burebure ahubwo bakareba ubushobozi bafite. Muri we twigira ko umuntu ashobora kugera ku nzozi ze kabone niyo yaba afite imiterere idasanzwe. Gusa nakubutsa ko niba utarakanda subscribe kugira ngo dukomeze no ku mwanya wa 9. Mwanya wa 9 turasanga Pauline Musters cyangwa se uzwi ku izina rya Princess Pauline. Princess Pauline ni umwe mu bagore bagufi cyane babayeho mu mateka y'isi. Pauline Musters yavukiye mu gihugu cy'Ubuholandi mu mwaka w'1876. Gusa akivuka ababyeyi be babonye ko yari muto cyane ugereranyije n'abana bagenzi be. Mu mezi n'imyaka byakurikiyeho yakomeje gukura nk'uko byari bisanzwe. Ubwo yari afite ubuzima bwiza muri rusange, yakomokaga mu muryango usanzwe w'abahinzi. Ababyeyi bavukana bose bari bafite uburebure busanzwe, ari nabyo byatumye abantu batangazwa no kubona Pauline ari mugufi cyane. Ageze mu myaka 9, uburebure bwe bwari bwarahagaze hafi kuri santimetero 55. Amaze kongera bugera kuri santimetero 31 gusa. Nubwo ari muto cyane, yari umwana uzi kuvuga neza, uhorana iseko kandi akunda gusabana. Kubera uko yari adasanzwe, yatangiye kujyanwa mu bitaramo byaberaga mu Buholandi no mu bindi bihugu by'i Burayi. Nyuma yaje kujya no muri Amerika aho abantu ibihumbi bajyaga kumureba. Yabaga yakozeyo ibitaramo bityo bigahuruza abantu. Yagaragazaga impano zirimo kubyina, kuririmba no gusabana n'abari baje kumureba. Gusa abantu benshi bamwitaga Princess Pauline. Ako niko kazina k'akabyiniro bakunze kumwita kubera uburyo yagaragaraga nk'umwamikazi muto. Ibyo byatumye rero yitwa Princess Pauline. Ibyo bitaramo rero byafashe umuryango we kubona amafaranga menshi ndetse Pauline aba umwe mu bantu bazwi cyane muri icyo gihe. Nubwo ari icyamamare, nta makuru yizewe agaragaza ko yigeze ashaka umugabo cyangwa se agira abana. Ibyo biterwa n'uko yapfuye akiri muto cyane mu mwaka w'1895. Pauline yaje gufashwa n'indwara ikomeye y'umusonga yitwa pneumonia. Nyuma yo kurwara ubukonje bukabije, icyo gihe ubuvuzi ntibwari bwateye imbere nk'ubu ngubu, bityo yitaba Imana afite imyaka 19 gusa. Nubwo ubuzima bwe bwabaye bugufi, izina rye ryakomeje kubaho mu mateka kugeza uyu munsi. Arakibukwa nk'umwe mu bagore bagufi cyane isi yigeze kugira. Inkuru ya Pauline itwigisha ko umuntu ashobora gusiga amateka akomeye nubwo yabaho igihe gito, kandi ko gutandukana n'abandi atari impamvu yo kudasoza inzozi. Dukomeze tujye ku mwanya wa 8. Ku mwanya wa 8 tuhasanga Jyoti Amuge. Akaba ari umugore mugufi kurusha abandi ku isi ukiriho kugeza muri aka kanya.
Uyu mugore Joyiti Amuge ni umwe mu bagore bazwi cyane ku isi kubera uburebure bwe budasanzwe. Joyiti Amuge yavukiye mu mujyi wa Nagpur mu Buhinde ku itariki 16 Ukuboza mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatatu. Akivuka ababyeyi babonye ko yari afite uburebure n'ibiro bike cyane. Mu ntangiriro batekerezaga ko azagenda akura nk'abandi bana, ariko uko imyaka yagendaga ishira abaganga baje gusanga afite indwara idasanzwe yitwa achondroplasia ituma amagufa adakura uko bisanzwe. Ubwo yari amaze imyaka mike avutse, byagaragaga neza ko uburebure bwe butazigera bugera kubwo abandi. Amaherezo uburebure bwe bwarangiriye kuri santimetero 62.8. Gusa nubwo ari mugufi cyane, yakuriye mu muryango wamukunze kandi wamushyigikiye. Ababyeyi be nabo bavukana bahoraga bamutera imbaraga, bamubwira ko nawe ashobora nk'abandi bana. Ibyo byatumye agira icyizere cyo guharanira inzozi ze. Mu ishuri hari igihe bamwe mu bana bamusekaga kubera ko yari, cyangwa se kubera uko bamubonaga, cyangwa se kubera ko yari ateye. Ariko aho gucika intege, yarakomeje yiga kandi akora cyane. Yakundaga gukina, kubyina no kwitabira ibikorwa bigiye bitandukanye byo ku ishuri. Agejeje ku myaka 18 yanditswe muri Guinness World Record nk'umugore mugufi kurusha abandi ukiriho ku isi. Icyo gihe inkuru yakwirakwiye mu bitangazamakuru byo hirya no hino ku isi. Nyuma yo kumenyekana, yatangiye kwakirwa mu biganiro bikomeye bya televiziyo, akajya atumirwa mu bihugu bitandukanye. Yaje no gukina muri filime ndetse no muri seri y'Abanyamerika yitwa American Horror Story. Ibi byatumye arushaho kwamamara ku rwego mpuzamahanga. Nubwo yari icyamamare, Joyiti yakomeje kuba ubuzima bworoheje, akunda kuvugana n'abafana be no gushishikariza abantu bafite ubumuga kutigunga no kudacika intege. Ku bijyanye n'urukundo, kugeza ubu nta makuru yemejwe agaragaza ko yashatse cyangwa se afite abana. Gusa yahisemo kugumana ubuzima bwe bwite kure y'itangazamakuru, bityo amakuru menshi ku mibanire ye ntiyigeze atangazwa. Uyu munsi aracyariho kandi akomeje kuba umwe mu bantu bakurikirwa cyane ku mbuga nkoranyambaga. Agenda mu bihugu bitandukanye, akitabira ibikorwa byo gufasha abafite ubumuga no kubashishikariza kwizera ubushobozi bwabo. Tumanuke gato tugere ku mwanya wa 7. Ku mwanya wa 7 turahasanga umugore muto witwa Lucia Zarate. Uyu Lucia Zarate ni umwe mu bagore bagufi cyane babayeho mu mateka y'isi. Izina rye rikomeje kugarukwaho kugeza n'uyu munsi kubera uburebure n'ibiro bidasanzwe yari afite. Uyu Zarate yavukiye mu gihugu cya Mexique ku itariki 22 Mutarama mu mwaka w'igihumbi 1834. Akivuka ababyeyi babonye ko yari muto cyane, ariko ntibatekereje ko yari afite ikibazo gikomeye. Ko yakuraga byaje kugaragara ko umubiri we utari gukura nk'uw'abandi bana. Abaganga baje gusanga afite indwara idasanzwe ya primordial dwarfism. Iyi ngiyi ikaba ari indwara ituma amagufa n'umubiri bidakura uko bisanzwe. Ni imwe mu ndwara zidakunze kuboneka ku isi. Gusa yakuriye mu umuryango usanzwe, ababyeyi bamwitagaho cyane, ariko kubera uko yari adasanzwe, abantu benshi bahuraga baza kumureba aho yabaga ari, ubundi abenshi bakamuseka, abandi bakamugirira impuhwe, ariko umuryango we wahoraga umuha icyizere ko afite agaciro nk'undi muntu wese. Ageze ku myaka y'ubukure, uburebure bwe bwari hafi santimetero 31. Gusa icyatangaje kurusha nuko yapimaga ibiro hafi 2.5 kugeza kuri 2.5. Gusa ibyo byatumye yandikwa mu mateka nk'umwe mu bantu bato cyane babayeho ku isi kubera uko yari ameze. Yatangiye kujya agaragara mu bitaramo byo muri Mexique no mu Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abantu ibihumbi bajyaga kumureba, maze aba umwe mu bantu bazwi cyane muri icyo gihe. Nubwo ari muto cyane, Lucia yari azi kuvuga neza, akagira urugwiro kandi akamenya gusetsa abantu. Ibyo byatumye akundwa cyane n'abamurebaga. Naho ku bijyanye n'urukundo cyangwa se umuryango we, nta nyandiko zizewe zerekana ko yigeze ashaka umugabo cyangwa se ko yabyaye abana. Ubuzima bwe bwishe bumaze mu bitaramo no mu ngendo hirya no hino. Nko mu mwaka w'1890, ubwo yari muri rugendo rwo hagati muri gari ya moshi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyo gari ya moshi yagwiriwe n'urubura rwinshi iragagara. Abagenzi bamaze amasaha menshi mu bukonje bukabije. Kubera ko umubiri wa Lucia wari muto cyane kandi udashobora kwihanganira ubukonje bukabije, yararwaye bikomeye. Nyuma y'iminsi mike yaje kwitaba Imana afite imyaka 26 gusa. Nubwo ubuzima bwe butamaze igihe kirekire, yasize amateka akomeye. Kugeza umunsi izina rye rikomeje kuvuga mu bitabo by'amateka ndetse no mu bushakashatsi ku bantu bafite indwara zidasanzwe. Tumanuke gato tugere ku mwanya wa 6. Ku
Ku mwanya wa gatandatu turasanga umugabo witwa Kagendra Tapamagari. Uyu Tapamagari ni umwe mu bagabo bagufi cyane babayeho ku isi, nubwo yari afite uburebure budasanzwe. Yabaye ishema ry'igihugu cye cya Nepal ndetse akundwa n'abantu hirya no hino ku isi. Kagendra yavukiye mu mudugudu wa Bagirung muri Nepal ku itariki 14 Ukwakira 1992. Akivuka yapimaga garama zirenga 600 gusa. Ibintu byatumye abaganga batekereza ko atazamara igihe kirekire, nyamara yarakuze nubwo umubiri we utakuraga nk'uw'abandi bana. Ababyeyi be aribo Lop Bahadur Tapamagari ndetse na Dana Maya Tapamagari bamwitayeho cyane kuva akiri uruhinja. Yari afite abo bavukana bafite uburebure busanzwe, bityo umuryango we wahoraga umurinda ko cyangwa se bakomeza no kumutera inkunga. Abaganga baje gusanga afite ikibazo gikomeye cyo kudakura neza kw'amagufa n'umubiri, gusa amaze gukura uburebure bwe bwarangiriye kuri santimetero 67.8. Gusa nubwo ubuzima bwe butari bworoshye, Kagendra ntigeze yiheba. Yakundaga gusabana, guseka no kuvugisha abana. Kubera imico ye myiza, yabaye umuntu ukunzwe cyane mu gihugu cya Nepal mu mwaka wa 2010. Amaze kuzuza imyaka 18 yanditswe muri Guinness World Record nk'umugabo mugufi kurusha abandi wabashaga kugenda ku maguru icyo gihe. Iyo nkuru yakwirakwiye ku isi yose maze atangira gutumirwa mu bihugu byinshi. Yasuye Ubuyapani, Ubutaliyani, Ubufaransa n'ibindi bihugu byinshi, aho yahuraga n'abafana be ndetse agatanga ubutumwa kudacika intege ku bantu bafite ubumuga. Kagendra yari afite inzozi zo gufasha ibihugu bye guteza imbere ubukerarugendo. Yizeraga ko abantu bazasura Nepal batari ukuzamuka umusozi wa Everest gusa, ahubwo no kumenya amateka n'umuco w'abaturage baho. Ku bijyanye n'urukundo, hari amakuru yakunze gukwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga avuga ko yari yarashatse, ariko nta nyandiko zizewe zemeza ko yigeze arushinga cyangwa ko yari afite abana. Mu nkuru zemejwe n'umuryango we n'itangazamakuru ryizewe, ni amakuru agaragaza ko yashatse. Mu myaka yakurikiyeho ubuzima bwe bwatangiye kugorana kubera ibibazo by'ubuhumekero n'umutima. Yakundaga kujyanwa kwa muganga kenshi ngo yitabweho. Ku itariki 17 Mutarama 2020, Kagendra Tapamagari yitabye Imana afite imyaka 27, azize uburwayi bw'umusonga n'ibindi bibazo by'ubuzima byari bimaze igihe bimwugariza. Urupfu rwe rwababaje abantu benshi ku isi. Abayobozi ba Guinness World Record bamwunamiye bamushimira kuba yarabaye icyitegererezo cy'umuntu utaramenye gutsindwa n'imiterere y'umubiri we. Nubwo atakiriho, izina rye rya Kagendra rikomeje kubaho. Inkuru ikomeje gutera abantu imbaraga zo kwizera ko umuntu ashobora kugera ku nzozi ze, kabone niyo yaba afite imbogamizi zikomeye. Mu by'ukuri Kagendra ntiyari azwi kubera uburebure bwe gusa, ahubwo yari azwi kubera umutima mwiza, urugwiro, ubutwari bwo guhangana n'ibigeragezo by'ubuzima. Tumanuke tujye ku mwanya wa gatanu. Ku mwanya wa gatanu tuhasanga Edward Nino Hernandez. Uyu Edward Nino Hernandez ni umugabo ukomoka muri Colombia, warabaye umwe mu bantu bazwi cyane ku isi kubera uburebure bwe budasanzwe ndetse n'uburyo yabayeho yishimye nubwo yahuye n'imbogamizi nyinshi. Edward yavukiye i Bogota muri Colombia ku itariki 10 Gicurasi umwaka wa 1986. Akivuga yapimaga ibiro bike cyane, kandi abaganga babwiye ababyeyi be ko ashobora kutazakura nk'abandi bana. Uko imyaka yagendaga ishira, byagaragaye ko uburebure bwe bwari bugenda buhagarara. Amaze gukura, uburebure bwe bwageze kuri santimetero 72 n'igice kimwe. Gusa ababyeyi be ntibigeze bamufata nk'umuntu udashoboye. Bamutoje kwigira icyizere no gukora ibyo abandi bakora. Nubwo hari abantu bamusekaga cyangwa bakamureba mu buryo budasanzwe, yakomeje kuba afite akanyamuneza. Akiri muto, Edward yakundaga umuziki no kubyina. Nyuma yaje gukina muri filimi zimwe na zimwe ndetse agaragara no mu matangazo yamamaza. Ibintu byamufashije kumenyekana muri Colombia no hanze yayo. Umwaka wa 2010, Guinness World Record yamwemeje nk'umugabo mugufi kurusha abandi ukiriho ku isi. Mbere y'uko uwo mwanya uza gufatwa na Kagendra Tapamagari, kimwe mu bintu byatumye Edward avuga cyane mu buzima bwe bw'urukundo, yigeze gutangaza ko afite umukunzi witwa Fanny Jimenez wari ufite uburebure cyangwa se wamurushaga uburebure. Nubwo abantu benshi batangazwaga n'itandukaniro ry'uburebure bwabo, bombi bavugaga ko urukundo rwabo rwashingiye ku kubahana no gukundana aho gushingira ku isura. Mu biganiro byinshi, Edward yavuze amagambo akunze gusubirwamo aho yagira hagati uburebure ni upima umutima w'umuntu. Aya magambo yatumye abantu benshi bamufata nk'igitekerezo cyo kugira icyizere. Gusa n'amakuru yizewe agaragaza ko Edward yabyaye abana cyangwa se yashyingiranywe na Fanny. Ahanini yahisemo kugumana ubuzima bwe bwite butavugwa cyane mu itangazamakuru. Edward yakomeje gukora ibikorwa byo gushimisha abantu, akitabira ibiganiro kuri televiziyo no mu itangazamakuru mpuzamahanga.
yifashishaga amateka ye kugira ngo atere abantu imbaraga zo kutigera bacika intege. Nk'aho mu mwaka w'ibihumbi 2021 Guinness World Record yongeye kumwemeza nk'umugabo mugufi kurusha abandi ukiriho ku isi. Nyuma y'urupfu rwa Kagendera Tapari Magari, kugeza ubu Edward aracyariho kandi akomeje kuba umwe mu bantu bakundwa cyane muri Colombia. Akunda gusabana n'abafana be no gusangiza abantu ubutumwa bwo kwiyemera no kwizera ubushobozi bwabo. Tumanuke gato tujye ku mwanya wa kane. Ku mwanya wa kane twasanga uwo bita Junlei Balawingi. Uyu Junlei Balawingi, umugabo ukomoka muri Philippine, wabaye umwe mu bantu bagufi cyane bazwi ku isi ndetse akinjira muri Guinness World Record. Junlei Balawingi yavukiye mu mujyi wa Sindagani mu ntara ya Zamboanga del Norte ubwo ni mu gihugu cya Philippine ku itariki 12 Kamena mwaka w'1993 nibwo yabonye izuba. Akivuka nta kibazo gikomeye cyahise kigaragara, ariko amaze amezi make ababyeyi be babonye ko umubiri we utari gukura nk'uw'abandi bana. Uko imyaka yagendaga ishira byabaye ngombwa ko bamujyana kwa muganga. Inshuro nyinshi abaganga bavuze ko afite indwara idasanzwe yatumaga amagufa n'umubiri bidakura bisanzwe, nubwo batigeze bashobora kubisobanura neza. Janelle yakuriye mu muryango ukennye ariko wuzuye urukundo. Se na nyina bakoze ibishoboka byose kugira ngo bamurere neza, nubwo ubushobozi bwabo bwari buke. Kubera uburebure bwe ntiyabashaga kujya ku ishuri nk'abandi bana, yagiraga ikibazo cyo kugenda wenyine, kwambara no gukora imirimo isanzwe. Ibyo byatumye umuryango we uhora umwitaho. Agejeje ku myaka 18 uburebure bwe bwapimye santimetero 59.9 zonyine. Icyo gihe yahise yandika amateka yo kuba umugabo mugufi kurusha abandi ku isi, asimbuye Kagendera Tapari Magari. Ibirori byo kumushyigikira icyemezo cya Guinness World Record byabereye iwabo muri Philippine, byitabiriwe n'abantu benshi ndetse n'abanyamakuru baturutse mu bihugu bitandukanye. Nyuma yo kumenyekana, yatangiye gutumirwa mu biganiro bya televiziyo no mu itangazamakuru byo hirya no hino ku isi. Nubwo ari icyamamare, yakomeje kuba ubuzima bworoheje. Yakundaga kuba hafi y'umuryango we, cyane cyane nyina wamwitagaho buri munsi. Ku bijyanye n'urukundo, n'amakuru yizewe agaragaza ko yigeze agira umugore cyangwa se abana. Uburwayi bwe, ubuzima bwe bwa buri munsi byatumaga igihe cye kinini akimara ari kumwe n'umuryango we. Mu mwaka wa 2020 ubuzima bwe bwarushijeho kuzamba. Yatangiye kugira ibibazo bikomeye byo guhumeka, ajyanwa kwa muganga inshuro nyinshi. Aho ku itariki 28 Nyakanga 2020 Junlei Balawingi yitabye Imana afite imyaka 27. Urupfu rwe rwababaje abaturage ba Philippine n'abantu benshi ku isi. Umuryango we wavuze ko yari umuntu ukunda gusetsa, ufite umutima mwiza kandi ukunda gufasha abandi. Nubwo we yari afite ibibazo byinshi, Janelle yasize amateka akomeye agaragaza ko nubwo umuntu yaba afite ubuzima bugoye, ashobora kumenyekana ku rwego mpuzamahanga no gukundwa n'abantu benshi. Tumanuke tujye ku mwanya wa gatatu. Ku mwanya wa gatatu tuhasanga Chandra Bahadur Dangi. Uyu Bahadur Dangi, umugabo wo muri Nepal wafashwe nk'umuntu mukuru mugufi kurusha abandi mu mateka yanditswe. Inkuru yatangaje isi yose kuko yamaze imyaka myinshi atazwi kugeza igihe abashakashatsi bamubonaga. Chandra Bahadur Dangi yavukiye mu mudugudu wa Limikor, ari mu karere ka Dangi mu gihugu cya Nepal ku itariki 30 Ugushyingo 1939 nibwo yabonye izuba. Yavukiye mu muryango w'abahinzi woroheje. Ababyeyi n'abo bavukana bose bari bafite uburebure busanzwe. Mu bana bose bo mu muryango ni we wenyine wari mugufi cyane. Kubera ubukene bw'umuryango, Chandra ntiyigeze abona amahirwe yo kwiga ishuri. Ahanini yakoraga imirimo yoroheje nko kuboha uduseke n'ibindi bikoresho byo mu rugo. Ibyo bikamufasha kubona ibyo kubaho. Ubuzima bwe bwose yabumaze mu cyaro. Abantu benshi batamuzi. Ni mu mwaka wa 2012 gusa, afite imyaka 72 ubwo umukozi w'ishyirahamwe ry'imiti muri Nepal yamubonaga, maze amakuru ye atangira gukwirakwizwa. Nyuma y'ibipimo byakozwe n'abaganga basanzwe b'inzobere, basanze uburebure bwe ari santimetero 54.6 gusa. Yahise yandikwa muri Guinness World Record nk'umuntu mukuru mugufi kurusha abandi wabayeho mu mateka y'isi. Nyuma yo kumenyekana, Chandra yatumiwe mu bihugu byinshi birimo Ubuyapani, Ubwongereza, Ubutaliyani na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku nshuro ye ya mbere mu buzima bwe yuriye indege, ibintu byavuze ko atari yarigeze arota. Mu ngendo ze yahuraga n'abafana benshi ndetse akavuga ko inzozi ze zari ukuzamamaza igihugu cya Nepal no kwerekana isi ko abantu bose bafite agaciro uko baba bangana kose. Ikindi cyatumye Chandra avugwa cyane ni uguhura na Sultan Kozeni, umuntu muremure kurusha ahandi ku isi. Ifoto yabo bombi bahagaze hamwe yakwirakwiye ku isi yose kubera itandukaniro rikomeye ry'uburebure bwabo. Ku bijyanye n'umuryango, Chandra ntiyigeze ashaka umugore kandi nta bana yigeze abyara.
ibiganiro yatanze yavugaga ko impamvu nyamukuru yabiteye ari uko ubuzima bwe butari bumworoheye kandi ko ashaka kubanza kwita ku muryango yavukiyemo. Mu mwaka wa 2015 ubwo yari mu rugendo rw'akazi muri Samoa yararwaye bikomeye, yajyanwe kwa muganga ariko aza kwitaba Imana ku itariki ya 3 Nzeri 2015 afite imyaka 75. Urupfu rwe rwashenguye benshi, cyane cyane abaturage ba Nepal bamufataga nk'intwari y'igihugu. Guinness World Record nayo yaramwunamiye ishimangira ko yasize amateka atazibagirana ku isi. Aho ku mwanya wa kabiri turasanga uwo bita Ghani Mohammed. Uyu Ghani Mohammed ni umugabo ukomoka mu Buhinde wamaze imyaka myinshi afatwa nk'umuntu mukuru mugufi kurusha abandi ku isi mbere yuko Chandra Bahadur Dangi amurenga. Ghani Mohammed yavukiye mu mujyi wa New Delhi mu gihugu cy'Ubuhinde mu mwaka w'1959. Gusa akiri uruhinja ababyeyi be babonye ko umubiri we utakuraga nk'uw'abandi bana. Ku imyaka yagendaga ishira uburebure bwe bwakomeje kuguma hasi cyane. Amaze gukura yarapimwe maze asanga afite santimetero 57 gusa. Ibyo byatumye yandikwa muri Guinness World Record nk'umuntu mukuru mugufi kurusha abandi ku isi mu gihe cye. Yavukiye mu muryango usanzwe nubwo ubuzima bwari bugoye. Ababyeyi be bakoraga ibishoboka byose kugira ngo bamurere neza. Kubera uburebure bwe yakundaga guhura n'imbogamizi mu kugenda, gukora imirimo no kubona akazi. Nyuma yo kumenyekana yatangiye gutumirwa mu bitangazamakuru no mu birori bitandukanye. Abantu benshi batangazwa no kubona umuntu mukuru ufite uburebure bungana n'ubw'umwana muto cyane. Nta makuru yizewe agaragaza ko Ghani Mohammed yigeze ashaka umugore cyangwa se yabyaye abana. Yabayeho ubuzima bworoheje kandi amakuru menshi ku buzima bwe bwite ntiyigeze atangazwa kubera ibibazo by'ubuzima byaterwaga n'imiterere y'umubiri we. Yatangiye kurwara indwara z'ubuhumekero. Mu mwaka w'1997 yitabye Imana afite imyaka 40. N'ubwo ubuzima bwe bwabaye bugufi, yasize amateka akomeye kandi izina rye rikomeje kuvugwa mu bitabo bya Guinness World Record. Mwibutsa ko mbere yuko twerekeza ku mwanya wa mbere utarukanda subscribe, kandi subscribe ukande kunzogera, ubundi ujye muri comment wandikemo comment cyangwa se wandikemo igitekerezo n'inyunganizi kugira ngo natwe tujye tubasha kumenya ko turi kumwe n'abandi bantu. Tumanuke gato tujye ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa mbere turasanga Chandra Bahadur Dangi. Nubwo twamuvuze mbere muri uru rutonde, iyo hagezwe ku mwanya wa mbere nta wundi ushobora kuwufata uretse Chandra Bahadur Dangi, kuko kugeza ubu niwe muntu mukuru wapimwe ku mugaragaro ufite uburebure bugufi kurusha abandi mu mateka yanditswe. Uburebure bwe bwa santimetero 54.6 bwatumye aba ikimenyetso ku isi yose. Ikintu cyatangaje benshi ni uko mbere y'umwaka wa 2012 Chandra yari yarabayeho imyaka irenga 70 atarigeze amenyekana hanze y'umudugudu yavukiyemo. Amaze kumenyekana yise aba umwe mu bantu bavugwa cyane ku isi. Yasi ibihugu byinshi, ahura n'abakuru b'ibihugu n'abanyamakuru ndetse n'abafana batabarika. Yahoraga avuga ko yishimira kuba yarabonye amahirwe yo kwereka isi ko umuntu adakwiye gusuzugurwa kubera isura cyangwa se uburebure bwe. Nubwo atigeze ashinga urugo cyangwa se ngo agire abana, yabanye nk'umubyeyi ku bana benshi bo mu mudugudu we, cyangwa se yabaye umubyeyi ku bana benshi bo mu mudugudu we, aho yabafashaga inama akanabashishikariza gukunda umurimo no kuba abantu bose. Mu mwaka wa 2015 yitabye Imana afite imyaka 75, ariko amateka yazakomeza kubaho. Kugeza uyu munsi nta wundi muntu mukuru wapimwe ku mugaragaro urusha Chandra Bahadur Dangi kugira uburebure bugufi. Ayo niyo mateka rero twari twabakusanyirije kugira ngo tubamenyeshe abantu bagufi cyangwa se babayeho mu mateka y'isi nk'abantu bafatwa nk'abantu bagufi ku isi. Ikiganiro niba cyakuryoheye cyangwa se wowe watangajwe n'iki kiganiro, wakanda like cyangwa se ugasharinga kino kiganiro kikaba cyagera ku bandi benshi. Wibuke no gukanda subscribe kugira ngo nituzajya dusohora ikiganiro ujye ukibona mu ba mbere.